ufata umukamato w'ibishishwa by'igiti cy'umusave n'uw'ibishishwa by'imizi y'umuko, uba warabisekuye warabishyize ku ruhande, ukabisekura ukabitogusa muri litiro imwe y'amazi, ukanywa ikirahure kimwe buri nshuro. Ibingibi ukabinywa iminsi igera. Ndagushuje cyane kandi nguhaye ikaze. Nizere ko aho uri hose udukurikira mu bice bigiye bitandukanye, waba uri mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cyacu, nizere ko umeze neza. Nk'uko twabitangiye, tugiye kuzatubagezaho video zigiye zitandukanye, aho tugenda tukugezaho ibimera bigiye bitandukanye bishobora kuba byagufasha mu buzima bugiye butandukanye bwa buri munsi. Uyu munsi rero tugiye kureba ibimera bigera ku 10 bishobora kugufasha wowe ukunda kugira umunaniro ukabije mu bigendanye no kunoza amabanga y'abashakanye, cyangwa umunaniro mu kuryamana k'umugabo n'umugore. Ngiye kukugezaho rero ibimera bigera ku 10. Ni ibimera by'ahambere abenshi batagiye bazi. ureka ibingibi bagenda bakubwira ngo itunguru, tangawize, indimu ndetse n'icyo. Iyi ni imiti y'ahambere yagendaga yifashishwa ndetse ifite ingufu, ishobora kugira byinshi ishobora kuba yahindura mu gihe wayikoresheje neza, nk'uko ngenda mbikugezaho umuti ku wundi ndetse n'uko utegurwa. Bibutsa rero, niba ari ubwa mbere ugiye gukurikira izi video, uzaba kwiyandikisha ugakora subscribe kugira ngo uzajye ubona video zacu umunsi ku wundi. Twihuse, reka duhere ku kimera cya mbere nkurarikira kuza gukurikira, kuko ushobora gusanga kimwe utakizi ariko ikindi ushobora kuba wakimenya. Ikimera cya mbere ni icyo bita gasaho. Gasaho ishobora kugufasha mu gihe ufashe ibiyiko by'ifu y'igiti n'amababi bya gasaho muri litiro y'amazi ashyushye. Ibingibi ukanywa ikirahure kimwe, ukabikora inshuro 3 ku munsi kugeza ku minsi 7. Ibingibi ufata igiti ndetse n'amababi, warangiza ukabisekura, noneho ugafata ikiyiko kimwe cy'ifu y'igiti, ugafata n'ikindi kiyiko cy'ifu y'amababi, warangiza ukabivangira muri litiro imwe y'amazi ashyushye, ukanywa ikirahure kimwe, ukabikora inshuro 3 ku munsi kugeza ku minsi 7. Ikibazo cyawe kiba cyakemutse. Ikindi giti nicyo bita indarama. Indarama usekura amababi 3 mashyashya, ukayinika ku gice cya litiro cy'amazi ashyushye. Uwo muti ukawucamo ibice 2, ukabinywa umunsi umwe. Ushobora gufata agace k'akarahure mu gitondo, akandi ukagakoresha nimugoroba. Ibi kandi bishobora kuba byagufasha mu gihe ugira ibisebe byo mu gifu, kongera ubushobozi bw'abasirikare b'umubiri ku bantu bafite ubwandu bwa virusi itera sida. Ikindi ni uko ishobora kuba yagufasha kugabanya gusaza vuba. Ikindi giti nicyo bita umuko. Umuko ufata umukamato w'imizi y'umuko, ukayasekura, nayo ukajya unywa agafu kayo. Ikindi giti nicyo bita umusororo. Ushobora kuba wawifashisha mu gihe ufashe santimetero 15 z'umuzi w'iki giti bita umusaho, warangiza ugahekenya umuzi umwe ku munsi. Ibingibi ubikora iminsi igera kuri 20. Umusaho rero ushobora kuba wagufasha ku bantu bakunda kurwara impyiko, ku bantu barwaye diyabete ndetse na malariya. Ibingibi tuzabigarukaho ubutaha, tugenda tureba uko nanone ushobora kuba wawukoresha ugiye kwivura ziriya ndwara nagendaga kubwira. Ikindi kimera nicyo bita utungambare. Utungambare usekura umukamato w'imizi, warangiza ukayisekura, ukayitogusa muri litiro imwe y'amazi. Ayo mazi ukayanywa amanywa yose. Ibingibi nabyo bishobora kuba byagufasha. Ikindi kimera nicyo bita umusave. Umusave ufata umukamato w'ibishishwa by'igiti cy'umusave n'uw'ibishishwa by'imizi y'umuko, uba warabisekuye warabishyize ku ruhande, ukabisekura, ukabitogusa muri litiro imwe y'amazi, ukanywa ikirahure kimwe buri nshuro. Ibingibi ukabinywa iminsi igera kuri 4. Uyu ni umuti ukaze cyane ushobora kuba wakuvura. Si ibyo gusa, kuko umusave ushobora kuba wafasha abantu bakunda kugira asima, ndetse kandi ushobora kuba wafasha n'abagore bumva bakeneye kuryamana n'abagabo babo. Hari abagore usanga badakunda kugira ubu bushake, nabo uvanga ibiyiko 2 by'ifu y'ibishishwa by'igiti cy'umusave n'igice cya litiro cy'umutobe w'ibitoki, ukanywaho uko ushaka. Uyu muti nawo ushobora kuba wafasha abadamu bakunda kugira ikibazo cyo kugira umunaniro muri iki gikorwa. Ikindi giti nicyo bita Paulinia pinnata.
nabashije kuba nabura ikinyarwanda cyiza nshobora kuba nakoresha byerekeranye n'iki giti. Gusa nacyo ufata amababi warangiza ugafata n'imizi ukabisekura, ugafata garama 5 z'iyo fu y'ibishishwa by'imizi ukazishyira mu biryo uri kurya, nabyo bishobora kuba byagufasha. Ikindi, iki kimera gishobora kuba cyagufasha ku bantu bafite ikibazo cy'uburemba, imyivumbagatanyo mu gifu ndetse n'amara. Ikindi kimera nicyo bita ikibonobono, gishobora kuba cyagufasha mu gihe ufashe imikamato 2 y'utubabi tworoshye tw'imitwetwe, warangiza ukavanga n'umukamato w'ubunyobwa bwumye ukabitogusa muri litiro y'amazi, ibi ngibi ukajya ubirya nk'imboga. Bishobora kuba byagufasha rero mu gihe ukunda kugira uyu munaniro ukabije. Ikindi kimera nicyo bita umucundurarweru. Umucundurarweru ushobora kugufasha mu gihe uhekenya umukamato w'ibishishwa by'imizi y'umucundurarweru ndetse n'ubunyobwa. Ibi ngibi ubikora 3 ku munsi. Iyo umaze kubikora ikibazo cyawe kigenda gikemuka. Ndagushimiye rero iyo wabashije kudukurikira. Ni ibi ngibi nari naguteguriye, tuzagenda tureba n'ibindi bigiye bitandukanye bishobora kuba byagufasha mu gihe ukunda guhura n'iki kibazo cyo kuba utabasha kunoza neza amabanga y'abashakanye. Tuzajya tugenda dukora video nyinshi ushobora kuba wareba bitewe n'ibyo ushobora kuba wabona impande zawe, ukabigerageza ukabitegura. Nawe rero ushobora kuba watwandikira muri komenti ukatubwira nk'icyo twibagiwe, kugira ngo ubutaha tuzagutegurire video irambuye yerekana uko icyo kimera ushobora kuba wagitegura kikabasha kuba cyakugirira umumaro, ugahindura byinshi ku buzima bwawe bugiye butandukanye. Twibutsa abaduhamagara ko nimero yacu bitaba byoroshye, ushobora kuba watwandikira kuri WhatsApp. Nibwo buryo bwiza bwo kuba watubazaho tukaba twategura video cyangwa tukaba twahita tugusubiza ako kanya. Naha video rero y'ubutaha, twibutsa ko nawe ushobora kuba wagira ijambo muri aya mavideo dutegura, ukatubaza nk'ikibazo cyangwa ukatubwira indwara wifuza ko twazavugaho ndetse n'umuti ushobora kuba wagufasha kuri iyo ndwara. Twibutsa ko yari Better Skills TV, ubutaha tuzajya tugenda tubagezaho n'ibindi bigiye bitandukanye. Dufata indwara imwe tukakubwira ibimera bigiye bitandukanye, ahanini biba bitazwi n'abantu benshi, ariko bishobora kuba byahindura byinshi ku mikorere y'umubiri wawe. Tuzasubira ubutaha tugenda tureba n'ibindi bigiye bitandukanye.